Ndagushimiye aka kanya niba udukurikiye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Alain, turarebera hamwe imico ba Alain bakunze guhuriraho, ndetse tunarebe ni gute dukwiye kwitwara kuri ba Alain igihe tuziranye nabo cyangwa igihe turi inshuti zabo. Rero ntujye kure, tugiye gusobanura izina Alain akantu ku kandi. Njyewe ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Rwibutso Shema Jemima. Alain ni izina rihabwa umwana w'umuhungu cyangwa se rihabwa igitsina gabo. Izina Alain risobanura urutare ruto. Ibi biba bishatse kuvuga umunyamahoro. Niba witwa Alain uri umunyamahoro. Izina Alain ryakomotse mu ba Welsh ba kera. Aba Welsh ni abanyagihugu ba Wales. Wales iri ku kirwa cy'Ubwongereza. Iki giherereye mu burengerazuba bwacyo. Izina Alain niho ryakomotse. Muri Wales Alain bavuga Alain. Nyuma y'uko izina Alain ryamamaye mu Bwongereza, ryaje kumenyekana cyane mu Bufaransa bitewe n'intsinzi ya Norman. Ahari nayo mpamvu uzasanga bakubwira ko inkomoko yaryo ari Ubufaransa, ariko mu by'ukuri rikomoka mu Bwongereza. Iyo urisomye uhereye inyuma usoma Niala. Mbere y'uko nkubwira ibigize Alain cyangwa se izina Alain, reka mbanze nkubwire bimwe mu biranga ba Alain. Alain ni umuntu mwiza, ni umuntu w'umunyagikundiro, akundwa n'abantu benshi. Akenshi ba Alain uzasanga ari ba bantu aho bari hose baba bafite inshuti, kandi inshuti zabo ziba ari nziza. Alain ni umuntu uzi kwihangana, kandi yihanganira ingorane ze zose. Icyaba cyose, ibibazo byose Alain yanyuramo akunze kwihangana. Alain kandi ikintu cyose akoze kiba gifite akamaro. Ntabwo akunda gupfusha umwanya w'ubusa, umwanya we aba ari ikintu gikomeye cyane. Alain ni umunyembaraga kandi akunda kuba yiyizeye. Alain akunda gukemura ibibazo, akunda kuvana amakimbirane mu nzira. Mbese ni muri ba bantu baba bakunda guteza ubwumvikane mu bantu, cyangwa se baba bumva bakora igishoboka cyose ariko abantu bakagira ubwumvikane ndetse bakabana neza. Alain ni umuntu ukunda kumenya indimi nyinshi. Akenshi aho uzasanga Alain uzasanga ari wa muntu uzi ururimi rurenze rumwe. Alain kandi akunda gushakashaka. Uku gushakashaka Alain aba yifitemo kuba kwatuma nanone aba umufilozofe mwiza. Alain kandi ni umuntu uba ukunda kwita ku iyobokamana. Ibyo abijyanisha no kwita ku muco cyane. Alain kandi agira impano yo kuba yakiza abantu, kubakiza ibikomere cyangwa se kuba yaganiriza abantu ku rwego bumva baruhutse mu mutima. Mbese yaba umukansara mwiza. Alain kandi azi guhitamo inshuti nziza. Ni umuntu witegereza inshuti ze kandi akazikunda cyane. Akenshi niwumva izina Alain uzumva ari umuntu ukomeye, kandi uzumva ari umuntu w'umunyembaraga. Alain akunda gukwirakwiza imbaraga afite mu bandi. Alain akunda kuba umunyakuri, akunda kwigenga, ndetse agira n'impano yo kuyobora. Uko abandi bantu babona Alain, bakunda kubona ari umuntu ukomeye. Rimwe na rimwe abamureba bakunda kubona ari umuntu wikunda, mbese baba babona yirata ukuntu. Alain nanone ari muri ba bantu bagaragara nk'abakire, nubwo yaba atari umukire cyangwa se afite ibya mirenge, ariko umuntu wese umubonye amubonamo umukire. Alain iyo abaye umuyobozi abantu bakunda kubaha ibitekerezo bye ndetse bakamuyoboka. Niba rero uri inshuti ya Alain cyangwa se ukaba ugendana nawe, cyangwa se hakaba hari ahandi muhurira, menya ko Alain ari umuntu uba wumva yakubahwa. Muri ubu buryo aba ashaka gukora ibintu bye mu ibanga. Mu byifuzo bye aba yumva igihe cyose agusabye kuba wenyine wabyemera kandi utazuyaje. Ahangaha niho aba ashaka kumwubahira cyane. Niba nanone ubana na Alain cyangwa se ukaba uri inshuti ye, menya ko aba ashaka ko muganira. Gerageza wubahe ibiganiro bye. Ibiganiro bye biba ari ibiganiro by'ubwenge, kubera ubwenge bwinshi akunda kugira. Uzasangamo ingingo zikomeye kandi ziryoheye amatwi. Alain mu biganiro bye ashobora kubakiramo ubucuti bukomeye, bitewe n'uko yiyumva ndetse n'uko yumva inshuti ye bari kuganira. Niba rero ushaka kuba inshuti ya Alain, uzige kuganira ibintu by'ubwenge. Alain kandi aba akunda gufasha. Agira amarangamutima ndetse n'impuhwe abigirira abandi.
rero niba ushaka kuba inshuti ye cyangwa ushaka kumufasha mu buzima bwe nawe ujye ubikora, umufashe gufasha abandi ndetse no kubagirira impuhwe. Ibi bizatuma ubana neza na Alain. Alain kandi ni umuntu w'umunyembaraga ugira kuraje mu kazi ke. Niba rero ushaka kubana nawe neza ujye umutera imbaraga ntukamuce intege. Alain nanone ni umuntu uba ukunda kwifungurira abandi. Alain niba akubwiye ikintu aba ashaka kucyumva. Niba rero ukunda kuba uri kumwe n'abitwa ba Alain, jya umenye yuko baba bakeneye kubumva kandi nanone baba bakeneye icyizere cyawe ku buryo baba bumva bamerewe neza iyo ubumvishe ndetse ukabizera. Abenshi bitwa ba Alain bakunda kuba abenjeniyeri, abanditsi b'imiziki, abashushanyi, abubatsi, abita ku masomero cyangwa ububiko bw'ahantu runaka, bakunda kuba abayobozi ahantu hatandukanye ndetse na bamwe mu bashobora gutegura ibirori bitandukanye. Amabara ba Alain bakunda kwambara ni umuhondo, umukara ndetse na oranje. Ba Alain kandi ngo ku cyumweru aba ari umunsi mwiza kuri bo, cyane ko ngo ukunze kubabera umunsi w'amahirwe ndetse n'imigisha. Bimwe mu byamamare mwitiranwa harimo Alain Mukuralinda, bamwe bakunze kumwita Alain Muko, ni umuhanzi nyarwanda. Yewe akaba na manager cyangwa se ureberera inyungu z'abahanzi. Izindi nshingano afite nizo muri politiki, ni umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Undi mwitiranwa cyangwa se muhuje izina Alain ni Alain Chaba. Uyu ni umuproducer w'amafilime, akaba umukinnyi wayo, akaba umwanditsi ndetse agakora n'ibiganiro kuri televiziyo. Zimwe muri filime yakinnye harimo iyitwa Mission Cleopatra n'indi yitwa Houba. Undi mwitiranwa ni Alain Delon. Amazina ye yose ni Alain Fabien Maurice Marcel Delon. Uyu ni umufaransa w'umukinnyi wa filime, ni umunyabizinesi ndetse akora na filime. Filime yagaragayemo harimo Papa None ndetse na filime yitwa Loco and His Brothers. Ntabwo nagenda ntagusobanuriye Alain inyuguti ukwayo. Inyuguti ibanza ya A, accepting. Niba witwa Alain, inyuguti yawe ibanza ku izina ryawe isobanura kwemera. Uko kwemera baba bavuga ni ukuba wemera kamere yawe yo kubabarira. Inyuguti ya kabiri Alain ni lively, babishatse kuvuga ubuzima, ubuzima bwe bwuzuye imbaraga. Inyuguti ya gatatu nanone ya A ni absolute. Aha biba bishatse kuvuga ko intekerezo zawe uzizi byimazeyo. Inyuguti ya kane ni I, ideas. Ni ibitekerezo uba ufite hanyuma ukabizana mu buzima busanzwe bikaba byabyara ikintu kizima. Inyuguti ya gatanu ni N, bivuga nice, ni byiza. Iyi nyuguti icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ko ukeneye ibintu byinshi byo kuvuga kandi byiza. Reka nkwibutse ko tuba twateguye iki kiganiro twifashisha imbuga zitandukanye zivuga ibijyanye n'amazina, iziga imico n'imyifatire y'abantu bitewe n'amazina bafite cyangwa igihe bavukiye, ndetse n'izindi zivuga ku myitwarire y'umuntu. Reka nkwibutse ko nanone umuntu agizwe n'ibintu byinshi. Ushobora kubona Alain wumvisha ahangaha ugasanga siko ameze, cyangwa se nanone ugasanga niwe 100%. Uzabona n'abandi bameze nka Alain, ariko nanone usange ni umuntu utitwa Alain. Niyo mpamvu ibi ngibi atari 100%, ahubwo umuntu agirwa n'ibintu bitandukanye. Ibyo bagezagaho iki kiganiro ndi Rwibutso Shema Jemima. Andi mazina naho ubutaha.